Reka nkusuze kandi nkwikaze nshuti wowe ukurikiye Elisa Real Estate. Uyu munsi turi hano Kimironko aho tukuzaniye inzu nziza cyane, ni inzu y'akataraboneka, ariko mbahaye ikaze. Mbere ya byose mwiyumvemo ikaze. Reka mbabwire, iyi nzu yacu ni nziza cyane kandi ni nziza rwose. Nuza kwisura uzabibona, ariko nunareba video ukayirangiza uraba urimo wamaze kubona yuko iyi nzu yacu ari nziza cyane. Iyi nzu rero nkuzaniye ifite ibyumba bigera muri 7, ikagira douche na toilette 8, ikaba ifiteho rooftop nziza cyane n'ibikoni bigera muri 2. Ahandi wasanga inzu nziza nk'iyi ngiyi uretse muri Elisa Real Estate. Mureke dutemberane kuri iyi nzu yacu kugira ngo murimo murabona ko iri ahantu heza cyane, iteretse kandi mu buso bunini. Iyi nzu iteretse mu kibanza kiri mu buso hafi ndumva ari 400. Urumva ko ari inzu nini cyane kandi yisanzuye. Hano tuhafite gate ndende imeze neza cyane, urabona ko ari gate nini rwose. Niyo waba ufite hoho urabona ko yacamo igaparika neza kandi bitagoranye. Inzu yacu iri ku muhanda wa kaburimbo rwose, nta hantu wahurira n'umuhanda w'igitaka. Ni inzu ifite design nziza cyane, ifite ibyumba bigiye bikase neza, nitwinjiranamo urabibona. Wowe rero udukurikiranye, gerageza uduhe iminota mike y'ubundi tukwinjize muri iyi nzu urebe ukuntu ari nziza cyane. Duhereye hano tuhafite parking y'imodoka 5, uko zaba zingana kose imodoka 5 ziparitse neza rwose, cyangwa se 6. Urabona ko zishobora kuba zafitingamo hano hantu. Urabona ko inzu yacu iteye amarange y'umweru, ni inzu iri presentable ku bantu bakunda inzu zigaragara neza kandi zikomeye. Iyi niyo nzu rwose mbona nagushimira ngewe nka Elisa. Iyi nzu ni shwadiru, iri preferable. Nubwo wasura izindi zitandukanye ndabizi uzagaruka ukundi ino nzu. Parking yacu nta kubishidikanyaho, imodoka 5 cyangwa 6 zaparikamo neza, ibyo uri kubibonesha ijisho. Erega ubuso 400 buba ari bunini, burya ntabwo buba ari butoya. Dufite hano kandi umwanya wa jaride, ni jaride nziza nubwo itarakura, ariko urabona ko ari akajaride kazaba gasa neza mu minsi iri imbere. Reka nkubwire, iyi nzu ifite chambre principale nziza na rooftop nziza by'akataraboneka. Iyi nzu ushobora kwibaza ngo iri ku giciro cyangahe. Reka nkumara amatsiko nubwo tutarinjiranamo. Iyi nzu iri ku giciro cya $430,000 z'amanyarwanda. Iri hano Kimironko, ahantu heza cyane ku muhanda mwiza, uri very accessible. Ni iteretse ahantu heza, nuza kwisura ndabizi neza uzayikunda rwose nta kabuza. Reka rero munyemerere dutambagirane muri iyi nzu imbere, kubera ukuntu ari nziza. Imbere sinshaka gutinda hanze cyane, ariko inzu ifite n'amanex. Ntago ari ukuba ari ngari hano gusa, ifiteho na nex inyuma mu gikari kandi nazo nziza zisanzuye nini. Mureke rero duhite dukomezanya tudurwa, tugende mbereka noneho mbasobanurira akantu ku kandi uko iyi nzu yacu igiye ikase. Mbahaye ikaze kuri iki gice cyo dutangiyemo imbere. Dusesekara hano ni ku rubaraza rwiza cyane, murabibona yuko rukikijwe n'ibirahure byiza, ariko bisa neza nabyo rwose, kandi nta kabaraza kubona kanini cyane. Urugi rwacu rurisanzuye pe. Ndebera nawe urugi uko rungana, iyi size yose kuva hano kumanuka kugera hariya, ni urugi rutwinjiza muri salo yacu. Tubahaye ikaze. Dufite salo nziza, ni salo y'akataraboneka, ni salo nini, ni salo itangaje. Gerageza nawe undebere ino salo ukuntu imeze, urayirebera mu bintu bigera muri 3. Reba finissage yayo ukuntu bateye amarange, urebe ukuntu irange riteye neza cyane mu rwego rwo hejuru. Ikindi kintu reba lighting y'iyi nzu, urabona ko ni lighting nziza cyane, ifitemo amatara meza asa neza. Reka mbabwire, uyu muntu azi gutaka kabisa. Hari igihe umuntu ategura inzu wahagera ukavuga ati rwose ndumva najya no muri banki, ariko iyi nzu nkayegukana. So ikindi kintu rebera hino salo yacu, reba ukuntu ari ngari, ni nini cyane, irisanzuye. Kuva hano gutambika ukagenda ukarinda ugera hariya hose, iyi ni salo yonyine hatarimo. Ubwo ni ukuvuga ngo kino gice cya hano ushobora kuba wakigira salle à manger, hanyuma salo ikabiriya yo hirya. Urabona ko ni bigari, birisanzuye. Nkeka ko utakomplaining uvuga ko ino salo ari ntoya rwose, kandi urabona yuko iteguye mu buryo bugezweho bwa bundi buri modern. Dufite amakaro meza, ndebera ikaro riri hano, urabona ko ari amakaro meza kandi manini yayandi mukunda muri benshi. Reka dukomezanye. Iyi nzu yacu ni nini, sinaryoherwa n'ubu bwiza bwo muri salo ngo mpatinde, ahubwo mbahaye karibu hano mu gikoni, aho dusanga igikoni cyiza, igikoni cyisanzuye. Abantu bakunda gutekera ahantu hagari kandi hisanzuye rwose,
mushyizwe igorora. Reba nawe iki gikoni ukuntu kingana, ku bamama bakunda gutekera ahantu heza. Hano harimo ishyiga ryiza cyane, ni rya rindi rikoresha amashanyarazi, ariko urumva na gaze byakunda. Hanyuma dufite umwanya hano wa firigo, ni umwanya munini cyane, urabona ko ari za firigo nini cyane zisanzuye. So tukagira hano umwanya wa lavabo mwiza cyane, urabona ko ari lavabo nayo nziza za zindi zigezweho. Reka mbabwire, sinasoza ino video ntaberetse no mu gikari, cyangwa ngo ntangire ntembere ntaberetse mu gikari. Ni munyemerere dukomezanye duhite tujyana mu gikari. Ugikingura no muryango gutya, ubwo ubusohotse noneho ugiye kwa accessinga cya gikari cy'inzu yacu. Wow, urabona ko rero ari igikari kinini kandi cyisanzuye. Dufite amanex hano, ni ukuvuga ngo hano hari umwanya, ni nk'agasitoke. Hanyuma hano hakaba kandi karyango nako kariho, niba wakagira nka laundry byaterwa nawe. Hano naho hakaba akazu k'umukozi. Urumva ko igikari cyacu cyuzuye. Hariya hirya hari aho wakanika imyenda, kandi urabona ko naho hisanzuye ni hagari. Wow, iyi nzu rero niba ufite miliyoni zawe 430 rwose, iyi nzu babarira uyisure, ubundi utubwire ko iyi nzu yaba ihenze cyangwa ihendutse. Ariko ndabizi ko uzasanga idahenze rwose. Hejuru sa n'ubura kamera barebeho, hariho ikigega cyiza. Urabona ko iyi nzu iteguye neza. Nababwiye ko iri hano Kimironko, ahantu heza. Kimironko hano nko muri quartier zo kwa Bamushimire, murabizi ni heza cyane, n'ahantu hagendeka, biroroshye cyane. So dukomezanya rero, hano hasi tuhafite ibyumba bigera muri 2. Ni ibyumba nabyo byiza rwose, ariko banza ubereke urugi. Urimo urabona karite y'urugi, izi nzugi yakoresheje ziri perfect, ni inzugi nziza cyane. Hano rero tuhafite bathroom, ni bathroom nziza cyane, ubona yuko nayo iteguye neza, kandi izi dushe zayo zigiye zose zirimo ibirahure n'amaravabo meza cyane y'akataraboneka. Dukomezanye hano kuri ino side ya hano, aho dusanga ikindi cyumba cyiza kabisa. Iki ni icyumba cyiza, ni kigari, kirisanzuye, ndebera nawe. Kandi ubwo ibyumba byose bigiye ari binini cyane, ibaze ko iki ngiki ari kimwe mu bitoya birimo, kuvuga ngo byose bigiye bingana gutya, cyangwa se bikaba byanaruta. Hano tuhafite garderobe nziza cyane, ibyo nawe ijisho ririmo riraguha. Dukomezanya rero, reka dukomereze mu kindi cyumba. Hano hirya tuhafite ikindi cyumba nacyo gikase nka kiriya. Ni ukuvuga ngo ino side yo hasi yose tuhafite ibyumba 2. Hano tuhafite ariko umwanya mwiza cyane. Sinzi ikintu ushobora kuba wakoresha, ariko ntabwo wabura icyo ukoresha, wenda wajya uterekamo nk'utubati cyangwa n'iki. Anyway, dukomeze. Hano tuhafite bathroom yo twinjiriramo, ni bathroom nziza yindi y'iki cyumba tugiye kubereka. Buri cyumba cyose kigiye kirimo dushe na toilette. Urabona ko rero tugeze aha ngaha turahasanga ikindi cyumba cyiza nacyo, kandi gisa neza, kirimo na garderobe nacyo. Urabona ko ari icyumba rwose giteguye neza cyane. Hano hasi ndumva mwabonye neza. Reka tuzamukane no kuri kote yo hejuru. Twikomereza, mwabonye ko tuzamukanye kuri esikariye. Turahinguka rero hano ho dusanga ibindi byumba. Reka duhere muri iki ngiki. Ibyumba byose bigiye bikase kimwe, ni buri cyumba kigiye gifitemo dushe na toilette n'ubundi, kandi urabona ko binasa, nta diference irimo nini. Iki nacyo ni icyumba cyiza kinini, nanone kimeze nka cya kindi tumaze kureba, ariko bigiye bifitemo parafo nziza, bikagiramo amatara meza cyane, irangi ryiza riteye kandi rinogereje. Hano hanze tuhafite noneho n'akabariko keza cyane. Ni ukuvuga ngo uciye hano urabona ko uhita wicarira kuri izi bariko. Bino byumba byo hejuru byose bigiye birimo utubariko twiza kandi tunini, ahantu wabasha kwiyicarira ukaba waccessinga yo hirya no hino. Dukomeza rero, hano tuhafite akabati keza cyane, niba wakabikamo nk'inkweto, ariko ubwo ni etajeri nziza. Iyi ngiyi yajyamo nk'inkweto muri rusange muri aba bantu bari hano muri ibi byumba 4 biri kuri no floor. Iyo tugezeho hano tuhafite ikindi cyumba. Bathroom ni kimwe, ngira ngo murimo murazibona, zose zihuriye ku kuba ari nziza, shower nziza, kandi harimo n'amakaro y'akataraboneka. Urabona ko ari biteguye neza. Dukomeza, hano tuhafite naho ikindi cyumba. Ni icyumba cyiza nacyo kinini, kigari, cyisanzuye. Ubona ko nta tandukaniro rinini na kiriya tuvuyeho. Gifite n'akabarikoni hariya nako keza. Kandi ikindi kintu bino byumba bifite byiza nakunze, bifitemo hano buno buntu burinda nka mosquitoes. Hano hantu urabona yuko utuntu
twa tundi tw'abantu bakunda kwikanga cyangwa n'imibu ntabwo dushobora kwakisesinga muri iki cyumba kubera protection zacyo. Dukomeze twinjire hano mu kindi cyumba, ubwo ni icya gatatu. Hano ni icyumba cyiza kigari cyo noneho kirota na biriya mu bunini. Hano tuhafite akaravabo keza cyane, urabona ko ari akaravabo gasa neza kandi kariho mira nziza. Dufiteho bathroom nayo muri kuyibona ko ari nziza cyane. Wow, iyi nzu ni miliyoni 430. Urumva ko ari inzu idahenze kabisa niba warasuye inzu nyinshi. Hano tuhafite naho icyumba kinini cyisanzuye gisa neza, itara ryiza, ariko mu ndebere ukuntu amarangi ateye, uyu muntu yanyemeje kabisa. Hano naho hari akaravabo, hano hari akabaraza keza nako ushobora kuba wakagisesingaho ukaba uruhuka mu gihe wiryamye muri iki cyumba. Ushobora kuza wananiwe ukicara hariya kuri kariya kabarikoni. Dukomeza rero tujya no ku kindi cyumba. Icyumba tugiyeho ni icyumba cyiza cyane mukunda muri benshi, cyo nta kindi ni chambre principale. Reka dukomezanye duhite tuninjirana hano muri chambre principale. Ni nini, ni ngari, irimo garderobe nyinshi kandi zihagije rwose. Urabona ko zitubutse izi garderobe. Ni ukuvuga ngo hano hari iy'umugabo cyangwa se hano hakaba iy'umugore, byaterwa n'ukuntu mubimanaginga. Turakomeza muri bathroom. Hano tuhafite bathroom nziza cyane, urabona yuko ari bathroom iteguye neza, bathroom irimo ibirahure byiza. Mbese iyo tugeze muri chambre principale uhita ubonamo itandukaniro n'ibindi byumba byo tuba twasuye. Toilette nziza, shower nziza cyane. Urabona ko iyi bathroom ya chambre principale ni nziza cyane rwose. Dukomezanya rero tujya noneho no ku cyumba nyirizina, ariko inzugi ziri hano ndazigutuye niba wowe warakoreye inote zawe ushaka kugura inzu nziza. Aha ngaha tuhafite icyumba kinini, icyumba cyisanzuye, icyumba kigari. Rebera nawe iki cyumba ukuntu kingana. Ni icyumba cyiza kabisa, kandi ni ukuvuga ngo hano nta garderobe zikenewemo, kereka wowe uramutse uzikeneye, kubera yuko ifitemo garderobe ebyiri mu rwambariro mwabibonye. Noneho ceiling y'iki cyumba urabona ko ari ceiling nziza cyane, ceiling irimo itara ryiza cyane, iteye irange ryiza kandi rikeye. Hano tukahagira noneho akabarikoni. Dufite bariko nziza cyane kandi nini ya chambre principale nini. Urumva yuko chambre principale ibintu byabo byose biba biruta ibyo mu bindi byumba tuba twagiye tureba. Reka tuzamukane kuri furo yo hejuru, ari nayo iriho rooftop n'ikindi gikoni. So dukomeza rero twageze kuri rooftop, ariko reka mbanze mbereke ibyumba bihari mbere yuko mbatembereza kuri rooftop. Hano hari toilette rusange, ubwo abantu bicaye kuri rooftop. Urabona ko ari toilette nziza kandi nini yisanzuye. Dukomeze tuze hano ku kindi cyumba cyo hejuru. Urabona ko ari icyumba cyiza cyane. Ibi byumba njye nakunze ukuntu byose ari binini. Ni binini, birimo garderobe nziza, bikagira akabarikoni. Mbese iyi nzu yujuje ibintu byose bisabwa kugira ngo ube wayishoraho amafaranga. Hano rero tuhafite bathroom yayo y'iki cyumba. Urabona yuko ari bathroom nziza cyane, nayo idatandukanye cyane na za zindi. Urabona ko byose zikoze kimwe rwose. Umuntu yarihanganye ntiyaza kugera hejuru ngo acike intege, hose agenda hakora kimwe, ahashyira kuri level imwe, hose ni ibintu byiza gusa. So hano tuhafite rero igikoni. Ni igikoni cyiza cyane kinini, igikoni cyisanzuye kigari. Ubona ko rwose utakeka ko ari nicyo kuri rooftop. Ni kinini cyane kandi ni kigari, kirimo n'amakaro meza cyane, kandi urabona ko gifite ubwinyagamburiro. Dukomeze rero mpite mbereka no kuri no side. Dufite rooftop ebyiri. Hano tuhafite rooftop nziza imeze neza, inanasakaye yewe. Noneho ikwereka muri neighbors, ukareba abaturanyi uko bameze. Urabona ko ari ibintu biteguye neza. Parafo hose ni gypsum ishushanyije neza cyane. Mbese ceiling y'iyi nzu ni perfect. Dufite rero iyo nakita nka main rooftop. Urabona yuko ari rooftop nini ngari yisanzuye. Iyo rwose ni nk'ikibuga. Sinzi ibintu byinshi nayivuga, ariko nayo irasakaye. Urabona ko igice kinini cyayo gisakaye. Ubu ndimo ndayikora n'ubujojo wabuhara, ariko urabona ko ntari kunyagirwa. Ni rooftop nziza rero ikwereka neighbor, ukareba view ahantu uba wihagarariye ureba rwose. Ibaze nawe wicaye kuri no rooftop ukaba urimo kureba ino view, nkeka ko wahita uruhuka mu mutwe immediately. Aha ngaha rero ku bantu bakunda kugira ibirori mu rugo, rwose iyi nzu uyiguze waba usubijwe, kuko urabona ko ari inzu nini cyane kandi ifite
rooftop nini hejuru yisanzuye. Sinjya nsoza ntashimiye abantu baba bankurikiranye nkabereka inzu nziza nk'iyi ngiyi, kandi nanone mbashimira by'umwihariko abakunzi ba Elisa Real Estate. Imana ibarinde, turabakunda, mutuvugishe tubageze kuri iyi nzu nziza cyane.